mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Jinta byamurinze byamushobeye umutima we ni wari utuje yari yuje inimba n'agahinda ndetse n'ishavu yihebye yumva ko Imana itamubona ndetse yumvaga yaramutaye mu byo yararimo agerageza gukora byose yumvaga yakiyambura ubuzima cyane ko yumvaga amaze guhaga byose bigenda bimubaho yumvaga amaze gutamwa ndetse yumvaga isi yaramubanye akadomo muri we yararimo yibaza ati se dawe naba naracumuye iki yararimo yibaza icyo yaba yarakoze anibaza niba waba ari umuvumo uhora umugendaho utuma ahorana ishavu n'inimba utuma ibyiwe bidakunda agahorana agahinda agahorana umubabaro ibyiza bitamugeraho ngo birambe twasize Jinta amaze gutekereza kwiyambura ubuzima ndetse yumvaga yamaze guhaga isi ndetse n'ibirimo byose yewe n'ibyari bimugaragiye byose yumvaga kuri we gupfa bimurutira kuba yabaho twasize rero yaramaze gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima reka n'ubundi dutangirire kuri Jinta abarimo yibaza ibintu byinshi ari nako mu mutima we adatuje aterura amagambo asa n'usenga avuga ati data wa twese uri mu ijuru nibyo koko ushobora byose kandi uri hejuru ya byose ariko nta na rimwe urarambura ukuboko kwawe byibura even for once ngo nkubone ninjye uhora mu marira n'agahinda ninjye ugira ibyishimo ariko ntibirambe ese mana njya numva bavuga ngo nta gikomere igihe kitavura bitewe n'uko hashize igihe kinini gusa mana mba mbona abo babivuga ari uko batigeze bababazwa mana ibi bikomere niyo nabaho sinzi ko nazigera mbikira hari igihe bavuga ngo ibihe bivura buri kimwe ariko babivuga ni babandi batigeze bababazwa cyane nose ubu mana ibi nanjye nabivuga ako se ubundi mana niki nacumuye niki nakoze ese haba hari igicumuro naba naracumuye nkiri muto naba ndimo ndishyurira kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi mana iki kibazo mpora nkibaza ariko bikanshobera rimwe na rimwe hari ibintu biba bikaba gutyo gusa ariko hakaba hari isomo tubikuramo nibyo nagombaga guhaguruka nkiga iryo somo ndetse nkariga neza kugira ngo byibura ndebe ko nabasha kuminuza muri iri somo ariko se mana ndibaza ese hari ukuntu ntagenze neza
nanyuze muri byinshi Mana, nabanje kubura urubyaro, nabaye imfubyi, nabayeho nabi. Mana, ndibuka rimwe na rimwe najyaga mburara, rimwe na rimwe njye na musaza wanjye ubuzima ntabwo bwari butworoheye, gusa nyine at the end wangiriye neza. Ariko se ko nyuma naje kujya mu rwuzuye nkaruburiramo amahoro, naruburiye mu rubyaro, amaboko aranyanga, baramubange baranyanga, abantu bose baransiga, nsigarana umugabo wanjye wenyine. Naho ugiriye utya ukama urubyaro, nabwo ndabyara mpfusha. Ubundi sinzi niba ibintu bibaho kubw'impamvu, wenda ari igeno ry'Imana, ntabwo se nyine niba ari igeno ryawe, niba ari ukuboko kwawe kubikora, rimwe na rimwe biranshobera. Ubundi waye kubera icyo ari ngiye witeka mutima wanjye, Mana, warawubabaje inshuro zirenga miliyoni. Ase ubundi Mana uranyumva? None se niba unyumva kuki unkora ibi? Mana, nta muntu wigeze ankundana mbere uretse Lucas wenyine, nta wigeze umpa agaciro nk'uko Lucas akama, ariko ntabwo nshoboye kumuhereza byibura nawe ibyamunezeza. Ese ko njya numva bavuga ngo ntihakomere icyo abana b'abantu bavuze, ahubwo hakomere icyo Imana yavuze. Waba waramvuzeho guhora mvumwe, ibintu nkorera ni ibiki? Gusa rero Mana, ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko tubishaka. Rero iyo ushaka gukora ikintu gitandukanye, ugomba gukora ibitandukanye. Niyo mpamvu rero Mana, ibyiringiro byanjye byose byaragiye, yewe nta cyizere n'iki na kimwe nsigaranye, sinyizera ukundi, singishoboye kwihangana. Naje kumenya ko nta na rimwe nzigera nishima ngo birambe. Aho bigeze rero data, reka nigendere. Mana, nategereje igihe kinini, nihanganye igihe kinini, ubwo natekerezaga ko mbigezeho, ariko nabaga nibeshye. Nari nzi ko bizakunda, ariko burya koko I was wrong. Ubu buzima Mana sinashobora kububamo. Burya rero Mana, iyo umuntu atengushwe asigarana inguma n'inkovu ku mutima, rero njye sinyishoboye kubyihanganira. Mana, narakwizeye ntako ntagize, ariko aho bigeze ndabona rwose ntagishoboye. Mana, simbashije. Ahari urugendo rwanjye rwo kuri iyi si ndumva ruri kurangirira aha. Nta kindi Jinta akora, afata bya binini byose ubundi agatangira kunywa kimwe kimwe. Tuve kuri Jinta twigarukire kuri Lucas, abarimo aganira na mushiki we Layla. Kabwa atari ko se mama ko yakomeretse cyane akaba yavuye amaraso menshi, ubundi byamugendekeye bite? Layla ati reka nkubwize ukuri musaza wanjye,
urabizi ndagukunda bro, kandi iteka nzakomeza no kubikora. Nararahiye nasezeranyije umutima wanjye ko iteka nzaguma mu ruhande rwawe. Ubu ngubu niteguye kukurwanirira mu bibi no mu byiza, kandi ibyishimo bya mbere nzagira ni ukukubona wowe na Jenta mu rugo iwanyu hatambamo abana munezerewe mwishimye. Rero ikintu icyo ari cyo cyose nzakora uko nshoboye nyikurinde we na Jenta. Nubwo hari aho bigera amaso akamera nk'aho ari impumyi, igihe kiragenda kigatambuka ukagerageza kwiyuburura ngo urebe ko byibura ijisho ryatokowe waririnda kongera gutokora, ukarenga agahinda n'akababaro, ukarenga ahahise ugakora ikinyuranyo. Ndatari ibyo ndi kubaza, sibyo uri kumbwira. Ndi kukubaza ibya mama, uri kumbwira ibyo. Raila tumva bro, njyewe nakubwiye ngo iki nicyo ari cyo cyose kizatuma wowe na Jenta mubaho mwishime. Ntacyo ntazigera nkora. Ibindi bya mama byo wibimbaza. Ari hariya bari kumwitaho, uwo ndebaho ni wowe na Jenta. Mama nyine, mama ari hariya, Imana nibona ko akwiye kubaho arabaho, ibyo yabaye ntibindeba ntago mbizi. Ntukasate Raila, ni we mushiki wanjye nzi nangwa ndi kwibeye. Are you the one? That's yes, I'm the one. Lucas ati mushiki wanjye, buri wese anyura mu buvumo bw'umwijima mu buzima bwe bwite. Ubwo buvumo rero unyuramo butuma utekereza ko utazongera kubona urumuri nanone, bigatuma wiheba. Rero ubuvumo ndi kunyuramo n'umugore wanjye, ntakubeshye, umugore wanjye yarihebye. Kandi even I, nubwo ngerageza kwihagararaho, ariko ndabizi ko umugore wanjye adatuje, kandi kuba Jenta adatuje byonyine nanjye bituma ntatuza. Ibintu byose uvuga ndabyumva pe, ndetse ndabyumva 100%. Ariko nanone nkibaza, what's the end? Nibyo urampangayikiye, kandi nanjye ndahangayitse. Gusa nanone ibitubaho ntago biri mu biganza byacu, ahubwo biri mu biganza by'Imana. Ndetse n'imyanzuro dufata uyu munsi n'ibikorwa byacu nibyo bigena hazaza hacu. Ariko nanone Imana yonyine niyo ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo, ni nayo ifite ijambo rya nyuma kuri twe. So rero sinzi icyo nakora n'icyo kureka, ariko burya nanjye sintuje. None ndebera na mama umbyaragiyeho, so ndibaza amaherezo ni ayahe? Gusa nanone kuba ndi guca mu bikomeye ntabwo byantera gukomeretsa abandi, nangwa se ngo nikunde nirengagiza abangaragiye. Gusa nyine reka ngusezeranye, ndabizi ubuhangayikira umugore wanjye, ndabizi usigaye ukunda Jenta cyane ku rwego njyewe ubwanjye ntasobanura, yewe no ku rwego njyewe ubwanjye ntazi. Ariko I see, ariko nzamurwanirira mu bibi no mu byiza. Buri gihe nzamubaza imbere y'ibindi byose,
naramwakiriye kandi ndamwubaha ndetse ndanamukunda uwo ari we wese uko ameze kose ndamukunda. Ni umugore wanjye, nta wundi mugore nzigera mbona uretse we wenyine. Tugaruke kuri Jenta. Arapfukama ahantu abari ngo asenge, aterura isengesho rye agira ati Mana we, nzi yuko ushobora byose, ariko nta na rimwe ujya urambura ukuboko kwawe ngo ntabare. Ndi mu bibazo bikomeye, ariko wa Mana we ntabwo nkubona. Mana, kuki utuma umurimbuzi Satani w'umunyamujinya aza akawutura njye w'umunyantege nke? Nta mbaraga nsigaranye, nta cyizere nsigaranye, nta kwizera nsigaranye. Ahari urugendo rwanjye rurangiriye ahangaha. Ikintu nari nkeneye bwa nyuma kwari ukuba umutsinzi, ariko mbaye loser. Rero Mana, nakubeshya ahahise hanjye ni nk'icyuma kinjomba ndetse kikangiza amababa yanjye. Nari nzi ko nzakomeza kuguruka ndetse nkagera kure, ariko maybe I was wrong. Mana, ni wowe utuma nseka nangwa se nkarira. Sinzi impamvu nakwizeye, ibyiringiro byanjye byose nkabishyira muri wowe, ariko icyizere nari ngufitiye kiri kumvuna umutima. Ndi kwibaza semere ko mbivamo burundu. Gusa ubu ndi kwiga kurekura ibishaka kugenda byose, harimo n'ubuzima bwanjye. Jenta ahaguruka ahantu yari ari, akahasiga urupapuro yari yanditse, agahira kakagenda. Tugaruke kuri Lucas ndetse na Layla, baba bari kuganira, kuvuga ko tumaze umwanya munini turi kuganira. Umugore wanjye ari hehe? Layla ati ariko siko tumaze amasaha menshi tutabona Jenta. Lucas ati nsigaye ngira ubwoba bw'uriya mugore, nsigaye mugirira igishika n'igihunga, ndumva ntatuje. Layla, wamfasha tukareba hano mu bitaro, tukareba niba umugore wanjye ahari? Layla na Lucas batangira kuzenguruka bagenda bareba hirya no hino ngo barebe ko babona Jenta. Bahura na Dr. agahera akababaza ati ko mbona mudatuje, bite habaye iki? Muhumure mubyeyi wanyu ameze neza, ari buze kumera neza. Twamufashije ntago akiri kuva amaraso menshi, kandi turizera aza kumera neza mu kanya gato kari imbere. Twamwongereye n'amaraso nubwo yari yavuye amaraso menshi, ariko pa now she's fine. Lucas ati ibyo nibyo byiza. Ariko mfite ikibazo, nabuze umugore wanjye. Waba wamboneye Jenta? Dr. ati Jenta nigeze kumubonaho kare, ariko I don't know where she is. Namubonye nyuramo hano, yigeze no gusohoka, ariko ayisohotwe wenda yaba yagarutse, kuko nyine nabonaga asa naho akomeye. Naramuvugishije abwa Jenta yoke, arambwira ati yamuke. Ndabwa shuwa, arambwira ati ya shuwa, ati ngomba kwakira ibyo nashoboye guhindura. Nyine uko yarameze tukimara kumubwira inkuru mbi, nabonaga atari kakimeze. Lucas ati Dr. umugore wanjye ntago umuzi, wa muntu uhisha uburibwe bwe agahisha agahinda ke, buriya ajya kukagaragaza byamurenze. Dr. atari ko rero mbabwire,
ubwo biteka duhorana cyangwa se ubwoba duhorana nabwo iteka. Nyine reka noneho mpindura imvugo. Ubwo biteka duhorana nabwo ariko kubwakira byaratunaniye. So rero ugomba kubwakira, ugomba kumva ko ugomba kubana nabwo kandi bugatangira kuguhindura wowe ubwawe. Nibyo bituma uba umunyantege nke, ariko iyo ubwakiriye ntibugire icyo buguhinduraho, nibyo bituma ukomera. Rero ugomba gukomera, ugakomeza n'umugore wawe. Gerageza rero umushake, umube hafi. Burya igitsina gore aho kiva kikagera kigira umutima woroshye. Undi ati ndabyumva rwose, bati nyine umugore wanjye ndamukunda, so ngomba gutekinga care of her muri buri kimwe. Sinjye njyenyine ubabaye, even her arababaye, ntabwo yishimye. Gusa ibyo si byo ndebaho. Kano kanya ndi kureba we ubwe ku giti cye. Dr. ati rero keep trying, keep pushing, mube hafi. Ahari wenda araza kugera aho ngaho yiyakire, yumve ko byabaye nta ruhare yabigizemo. Jinta na Layla, nako Layla ndetse na Lucas bakomeza gushaka Jinta, bagasiga aho ngaho Dr. nawe agahereka agenda. Bakomeza kumushaka, bakamushaka amasaha menshi ariko bakamubura. Lucas agera aho ngaho agahamagara telefone ye, ariko mu kuyihamagara n'ubwicamo iburu yitaba. Arakomeza agahamagara, zenguruka ibitaro byose ariko akabura umugore we. Lucas agera aho ngaho akabwira umugore we Layla, agera aho ngaho akabwira mushiki we Layla, kamubwira ati Layla kanjye gushaka umugore wanjye ndamubuze. Ahari kanjye mu rugo ndebe wenda ko yaba yagiye mu rugo kuruhuka. Layla atakusintekereza ku mugore wawe yaba yagiye mu rugo, ahubwo bundi ari hehe Jinta? Se yaba yagiye gusenga, ko nzi ko ibintu byamurenza ahera akajya gusenga. Lucas ati nanjye niko nabitekereza, ariko niba yagiye gusenga nanga umutima we wamwerekeje ku gusenga, maybe yaba yagiye mu rugo. Ariko ndibaza niba koko asenga Imana y'ukuri, Imana idukunda kandi iduhozaho ijisho ryayo, urukundo rwayo ari rugari kuri twe, wayiteka tubabara, kuki duhorana agahinda n'amarira? Njye ndi kwibaza ubundi what's going on? Umugore wanjye hagatuje, Layla usigara unsengera. Ahari wenda wowe iyo Mana yakumva, sigaye mbona isengesho ryanjye n'umugore wanjye maybe ntacyo rivuze, maybe ahari Imana ikiryumva pe. So I don't know what to do. Maybe wowe nusenga ahari iraza kukumva ikumvire. Layla ati ntacyo genda, nanjye kanjye kureba mama. Lucas ahera akinjira mu modoka akayerekeza mu rugo gajye kureba niba ariho Jinta ari. Hama Layla nawe ahera ko yinjira akajya kureba mama we aho aryamye. Yinjira akoma amashyi asa n'useka arebana na mama we. Mama we aramureba akamwitegereza, Layla nawe akamureba akamwitegereza. Avuga ati mama
wumvise uburyo kujya ku gisasiro se ari byiza? Wumvise uburyo kuryama kwa muganga ari byiza? Wumvise uburyo biryana? Uburibwe wanyuzemo se wabwinjoyinze basi? Ndatariko se mwana wanjye muri iyi minsi wabaye iki? Ko mbona usigaye witwara bidasanzwe, usigaye unyanga bigeze aho. Ndahira ati mama nago nkwanga, si nkwanga pe, sinzigera nakwanga kuko you are my mom. Umunyarwanda yaravuze ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Rero uri mboneka rimwe, wabayeho rimwe, ntuzogera wigira wongera kubaho. Uri mama wanjye umwe rukumbi, si nkwanga pe, ahubwo nanga ibikorwa byawe, nanga kutumva. Like I told you before, narakubwiye reka Lucas n'umugore we bareke bonyine. Mbere wangaga Jenta kuko atabyara, yewe twari tunafatanyije, nanjye numvaga mwanga ntanamushaka, numva neza yava mu buzima bwa Lucas. Ariko uyu munsi nibwo mbona ko nta wundi mugore ukwiye Lucas. Lucas nta wundi mugore wamushobora, ndetse nawe nta wundi mugore yashobora. Mama kuki utabona ko Jenta ari umugisha kuri musaza wanjye? Ese kuki utabona ko Imana yamuhitiye muri ya mugore yamurebeye iby'umumaro kandi by'umugisha? Mama isubireho pe, ahubwo nsezeranye ko utazigera wongera. Nsezeranye ko n'umunsi n'uyu n'umwe utazigera wongera gukora ikosa nk'iryo wakoze. Kandi ikindi mama, umbwize ukuri, ni we wishe Bright. Mama wahera akagaceceka. Ndahira ati mama niwe ndi kubaza, urambwiza ukuri ntumbwira? Mama waramwiyorera. Ndahira aramwegera akamufata mu gisebe, kavuga ati mama ntutambwira, ndakubabaza, nangwa nkunige njyewe rwose bavuge ko wanapfuye. Ndambiwe ubugome bwawe, ndambiwe ukwikunda kwawe. Ese ubundi Jenta yagukoze iki? Tunareke Jenta, ubundi ujya utekereza kuri Lucas, bucura bwawe mu bahungu. Mama uriya ni musaza wanjye, ndamukunda kuva mu bwana urabizi, nta nundi nigeze nkunda na ba Gadi ndetse n'abandi bose, ntawe nkunda nkuko nkunda Lucas. Mama uze uyu munsi hagize ikintu Lucas aba, mama nakwirimburira, mama nakwirangiriza. Ndagusezeranya ikintu cyose kibi kizongera kuba kuri musaza wanjye, kabone niyo yaba ari wowe uzaba utagikoze. Sinitaye niba ari wowe uzagikora nangwa ari undi wese uzagikora, mama uzabyishyura. Nzemera mfungwe, nzakwicira nindangiza ngiye kukwirega. Mama ndakurambiwe. Mbere nari nzi ko wenda hari byose bikoreshwa nuko Jenta atabyara, ariko maze kubona ko ari kamere yawe. Burya umuntu asiga ikimwirukansa ntagasiga ikimwirukamo. Mama wowe urwango ufite urarugendana, rukuba mubana narwo, uturanye narwo. Nta nubwo rero kuvuga ngo ni ibintu ngo bizagenda, apana, umenya hari uremanywe narwo. Mama uzi ko nunapfa uzagendana narwo mumva nudahinduka. Ariko se mwana wanjye, wambabariye ko ntameze neza, ibintu byose uri kumbwira nabyumvise. Rero mbabarira pe, mbabarira uwo mujinya umfitiye, basuhere kuwureka. Ihangane mukobwa wanjye, ihangane mukundwa wanjye. Rero ati mama ntacyo kwihanganira rwose gihari. Nkuko nabikubwiye, nakihanganira ibindi bintu byose, ariko sinzongera kwihanganira ikintu n'iki na kimwe gituma umusaza wanjye atanezerwa. Kwanza banza ukire, njye nawe tubarane neza, tuve kuri Layira ndetse na mama we, twigire kuri Lucas. Lucas abageze mu rugo, akihagera
akinjira mu nzu asanga hari ibintu ubona mu nzu hari ibintu bisa naho bibura. Arareba akabona mu nzu hateguye bidasanzwe. Yinjira mu cyumba, mu kwinjira mu cyumba ahasanga urupapuro rurerure. Jinta aba yamusigiye ararusoma. Uko arusoma amarira agatemba. Lucas amara gusoma ibaruwa Jinta aba yamwandikiye agatangira kurira, akavuga ati oya, ntabwo wansiga. Kuki wafashe iki cyemezo? Kuki utiyambwiye? Ese kuki byibura utabanje kungisha inama? Reka nizere ko ahura Imana yakurinze. Reka nizere ko utiyahuye nk'uko ndi kubibona muri iyi baruwa. Sinabasha kubaho ntagufite. Ese ubundi nabyakirane? Ese ubundi wamunsigiye nde? Jinta, ntabwo bibaho, ntabwo byakunda. Lucas afata telefone ye ngahamagura umugore we, byibura arebe ko yitaba, wenda konfirime ko atiyahuye nk'uko aba yabyanditse mu ibaruwa. Mu guhamagara telefone yisonera aho ngaho mu nzu, akabona nayo yayisize. Lucas biramushobera, agasa nk'ubaye nk'umusazi. Ahera akagenda akajya kuri police station gutanga ikirego, agatanga n'amafoto ya Jinta kugira ngo byibura batangire bamushakishe, barebe ko ahari bamubona akiri muzima. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ase Jinta buriya araza kuboneka ari muzima nangwa ntago ari buboneke? Ese ubundi baraza kumubona yashizemo umwuka nangwa baramubona akiri muzima? Inkuru yitwa Inzitane. Ese Lucas aramutse abuze umugore we n'umwana we, aho ubuzima yabo bamugute? Byamukomerera bingana iki? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.